sinagombaga kuza hano ndakubuka jihad ukoreshe usubize wowe uretse turavugana hano oya Godfa natsi minota 2 mfasha nyikoresha kundi nawe avuge wagitinganya tingana n'amabere wowe nturambona wowe ntagurambona we yitandisi wowe uzambona semuhu baho mu buzima bwawe nanjye nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kawe nanjye ntacyo ufitanye nawe nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kawe ngaho nta ruhare nabigizemo kugira ngo ube warisanze Kigali ahuri nawe ntagusetse wowe kasuku wowe uzambona semunga zakugemurira mwagiye mwera guhindanya izina ry'umuntu Semuhungu wageze Kigali uhamagara Jihad ngo mubonane mwiyunga arabyanga cyadura no mu nama z'abatinganyi z'abasangira nyenda wabyumvise ibi bintu biri kubaho ku nshuti yawe yakadasohoka biri kuvugwa inshuti y'agasohoka ninde Godfa Jihad ari inshuti yanjye ndakwiyamye uramwihakanye mu izina rya Yesu ntiyagiye kugutegereza ku kibuga cy'indege yambaye umupira t-shirt ya Semuhungu ntabwo ari muri timu yawe ibyo byari kera byararangiye ngiki ngewe ngiye abantu basibanye n'abatukana kuri social media ndakwiyamye nyuma y'ibintu byumvishe umeze ute nta kintu umvisha ahubwo mumbwire kugira ngo Franco yambi reka kwiraza Nyanza muri gusuhuzanya turi muri nabyo nzi n'ukuri mu nyiremo muri makeya Gasuku ijambo n'iryanyiramo Semuhungu Godfa yo shangazi umukuyemo arimo arisuriza abafana ari bashangazi babiri kanyema imanutse kubera mwese ndabakunda tubitse kabisa ko ndabakunda cyane kandi Imana ibarinde Imana ntabwo nahanga ibintu bimeze nabi cyane ku buryo Imana itaza kubyivangamo uwo ni shangazi Jenise oya Imana nibiduhaye akanya gato ibi turetse twirwana nk'abana b'abantu ayo ndije yivanga mu bintu by'abantu ko yaturemye yaduherezamo break gato tukikoca Imana nibiduhaye akanya gato tuzamunyiremo muri make hano Imana tuzayitumaho tuyikeneye twagiye ijambo ni iryawe Semuhungu ngo izasobanuriye ko byagenze ntabwo nziho ukuntu ibintu byagenze bya Semuhungu na Jihad w'umutinganyi Semuhungu urumva yashatse reconciliation hagati ye n'umutinganyi bita Jihad ubwo yavuga muri gereza akagera Nyarugenge yaraje aravuga ati mwese mwamvuzeho reka mbabarire ariko dukomeze tubane nk'abavandimwe gusa narabamenye mwese wantwitse ndamuzi utarantwitse ndamuzi sibyo niko Semuhungu abigenje yo madam marangije barirukana komeza je ageze ku mutinganyi bita Jihad Jihad yanga kwihuza na Semuhungu bro mwagiye mwera guhindanya izina ry'umuntu Semuhungu wageze Kigali uhamagara Jihad ngo mubonane mwiyunga arabyanga cyadura no mu nama z'abatinganyi z'abasangira nyenda wabyumvise sasa aba abasangira ngendo ntibifungutse uramo ngenga mana nukuri Imana bambeshya mbure sembura ikimbura umugisha muri kino gihugu cyangwa umubyeyi mwene we nsigaraye ngewe na mwaprochinze kenshi reba ukuntu abantu barimo ngo yo reba ukuntu abantu bari bite umubyeyi ni twiyungaye n'umuntu nigeze gucaho ndamubwira mana uyu muntu nshaka ko twiyunga cyamumaze dupfa iki mana rirukanka asohoka muri sare irimo nk'abantu nk'amagana niba nkumvishe neza mwahuriye mu nama y'abatinganyi neje bundi rega muri nuza idaho beat yabaye ku 17 kwa gatanu yari yose anyway nabirenze man umuntu abana n'abashaka none ejo mu gitondo nimvuga ngo uwo muhungu n'umutinganyi azaza mbaze ngo niba yatinganye na data n'umusaya nawe uvuga batinganye nawe wanyarutwe y'amabiri cyanze kubiturushya mu ibyo bitabo ese gaso wamenye ko Semuhungu yahuye na Mucobe ejo bundi noneho bahuriye mu kabari n'abantu mwe uretse wumve ejo bundi bahuriye mu kabari urumva ariko noneho ngo Semuhungu aramubwira ati nubwo namushumitse ndashaka kumurya live oya wibeshye ibyo tugende gake
haza woranye mu byo ushaka ko mvuga se cyangwa ndavuga ibyo nzi nawe uze kuvuga uko biri noneho Semuhungu afata umukomisiyoneri agomba kumumuzanira uzi wari we wamusambanyi Joshua Gasu ivuga Prophet Joshua nabi nakazi kayo zabenkesha nyonshi inde azihekesha nje ko najye kumurogesha kwa mama Fina andusha kuroga se no sense uzi uko byagenze Gasu bafata mucoma bamwambika agapfuka munwa baramugiza ahantu Semuhungu yari yakoreye urumva ugenda suhuza abantu urukumva ageze kumucoma aramusuhuza ariko Semuhungu ntiyagera gute uzi ikintu yakoze ngo yafashe akaganza none ngo amuhaye ikiganza ngo Semuhungu ntuza ngo mucoma amushima mu kiganza yewe ariko abantu batwara amakuru kuri niko bamaye amafoto ndayafite kwagasinye bashyira umuko mu kiganza ati iyi ngora mushima ngo Semuhungu ngo Semuhungu urabyumva nyine nawe umukobwa ahita avuza induru wumva wallahi biri kubya mwezi kandi mucamari yamenye Semuhungu we yaramuzi yaramubonaga okay ariko kuko bari bamwabitse kukamunwa Semuhungu wowe wamumenye cyangwa nawe ntabwo yari je nawe namumenye ariko we yambu simbimbi nkuru amakuru bayagize ari guhimba ntabwo ndi guhimba noneho urumva mubeshyera ahantu muri yanjye gusikana niya Semuhungu ubu turi kuvugana Semuhungu afitanye date na ntuza na mucoma singuye ari hano yes or no Eric nari dufite wadaya badakwiyemo ariko mwarabonanye uziko barabonanye by the way twarabonanye mu kubonana uriya mutipe irwa ajya mu ma YouTube yo kwisobanura yarangiza mwarabonanye ntimwarwana urabize ko ngewe ko nta kibazo ngira n'abatinganyi subize abasanyanye ndo wanyarutwe kandi mapinga ndakutimuruje ariko se wabyo uryo basanyanye ubikuye ko muri abatinganyi n'abasanyanye n'abasangira ngendo urakasangira mu rugendo musangira rujya habi n'umucoma wa Eric yes we nuga mubone umucoma wa Eric se mubonye nibe mubonye se n'abasangira kabuno niba tugaruke gato Semuhungu nk'umuntu mwabanye igihe kirekire utekereza ko ari yihe mpamvu niriya kosa wakoreye umuntu bita jihad ku buryo ujya nawe musaba imbabazi akazikwima byaba ari umutima mubi cyangwa byaba ari uko ari ibintu wakoreye byamushenguye umutima ku buryo musaba imbabazi akazikwima thank you ivyagenda ahemukira abantu batandukanye nibyo bituma umutima umurya urugero none se sibo bangambaniye se ngo bagira ngo batware amazu yanjye ngo bari bazi ko uzahita mbe imbobo izina rya Yesu uvuze ngo bayitangaruka ngo ndi imbobo bakirirwa bamvuga ngo Erikare magira Erikare ibyo ni ijambo riremereye ushingiye ku kivuga ko bari bo bakugambaniye ko bagize benshi we nirambwa akazi kabisa ngo ni Cadette nawe wo muri Sweden kira transgender cyo gacikamo amaguru n'amaboko nako uzamwicara mutegereje ntago ari bose bagiye haraba bari kankambanya hamwe n'irambwa akazi mu bishadi ubundi umva bayira nakave no kuri live matuma no kanangana tukana bari bazi ngo ubuzima bwayo buzagaruka kandi bose bakere mu nsibirenyeza ni imbobo zo mu mujyi wa Kigali umukungu buhoro babarenza bageze no mu gasheta nabavu bazagwe ku gasi usanga ni Kigali na ufite green card y'imyaka 10 yana dusabira gutaha uko nabonaga imitungo yanjye bazayiteza cyane nanga ari barabakecuru bangambaniye man abo musoko anyway kana n'iki se cya by the way oya no hano Eric ntabwo guceceka oya man ceceka kana nangura umucamanza tonzanyanos man yenda babaye pro aza nibyo ngibyo nimwe mwabiza Eric iyo umuntu avuze aramuhuka uramucecekesha iki n'abandi bari ubwo aragucecekesha urumva wowe Semuhungu ari umwana muto ukubwira ngo ceceka no sense bata muri codinga mwana muri codinga n'iki kitari hanze muri codinga se yego ibi bintu byo ariko se ko cyangwa bakora ibintu bibi mwarangiza umuntu yashaka kubaho bata muri codinga ari gukora ibyaha se kwari kuvuga gahinda kari ku mutima we bamuteye nyine nibyo nakubwiraga Wilson
Wilson Yo. wumvise mushuti wawe agahinda atera umuntu bro man Jihad depression atera abanyarwanda rimwe azabigera bikurikirana uyu si uwa kabiri nta muntu uramba imyaka 100 uyu si uwa kabiri nyuma ya Yago kibaze gusaba umuntu imbabazi kandi ari we wanagukoshereje bro ababagari Jihad azahana agiye kabivuga Godfa uyu si uwa kabiri nyuma ya Yago wanzwe ni uko Eric uravuga ko kuva muri Amerika by'igitaraganya Jihad yabigizemo uruhare kandi nararamiraga inzira nyinga nkasaba gutaha kubera ko nababashaka abantu bashaka kuzayiteza cyane ntarama barangambaniye Imana kugira abantu suwingi birapfa nshaka umunyamategeko nkora diru irarangira ngira ngo byararangiye kombe diru nagize ya affecting a green card yanjye bro hamwe ubujadi noza no cadet Imana cyakoza mu buzima Imana niyibizi yana ese green card yawe izongerewe valid ya valid aba valid Imana blessed hano mu Rwanda mfite amazu mfite ubutunzi mfite umva bose bacyari anda y'ibirenge byanjye hari Shadibu aracyabunga mu mujyi wa Kigali nka rohombi nanza afite nani modoka afite hari noza hari wo Sweden naho ba mu apartment ka chambrette man bazahora babunga nka rohombi hari no washaka kunsubinga muri Amerika nawe nuko babayeho nk'imbobo pezo muri Amerika ngewe mfite man niwe kanshaka umva it's okay umva bye guys ariko se ntugatwarwe n'agahinda ntugatwarwe n'amarangamutima ngewe ntabwo macaka ntabwo turi abanzi bawe ibintu nk'ibi ngiyo byabayeho ntabwo uzabitwara n'agahinda ngo wivumbure reba ahantu hazi ukuntu hano hasi bari it's okay man it's okay nese hano turi mu rukiko se ngo turimo kuganira nk'abanyarwanda ariko siko bamarira tugenda nawe se Mungu yarakaye Godfa tumugendeshe gake gake none Eric mbere yuko ugenda akazi ndashaka man izo nkuru ziri sensitive ndabizi ko ziri sensitive nanjye ndabizi ko ntoroshye ndakubaza nyuma y'ibyo byose n'agahinda yagutekanga na gutyo ni urukundo wari umugwiye ugeze i Kigali kugira ngo mwongere muhure kuki wumva umuntu wagukoreye ibyo bintu bimeze gutyo wumvaga yakongera kukuza mu maso akongera akakwegera ngo mwongere mu inshuti Jihad yagize ubwoba utekereza ko wowe iyo utekereje man itonde nge mu rugo banambweti cyozo cyane sindakirangiza wamusabye imbabazi just mukabana nyine biraho you know what nanje kandenzeho tumaze guhura twabihore za Green Lounge twayistade amahoro nangiye hostinga umupira wa Gasogi United na Rayon Sport twahuye mu manama y'aba LGBT mu manuza mu mahoteli atandukanye mu nama z'aba LGBT inshuro nyinshi ninjye bamwagerageje kumwapocha cyangwa kumusura anyway na mama wanje aheruka cyo ndahirukina arabangara mukumbuye ngo ni muhamagare kwa ko nimera kwesha yazaruka mu 8 bayimuhaye ndamuhamagara so then ariko njewe inshuro nyinshi nakumva mwaproaches kuko nta kimutima wanje nshinje kuko man you step pure clean heart nakitageraho bro okay umuhamagaye namuprochinze arirukanka man akahita ahunga dore ibyo tubive so tubive man neje bundi recently ku itariki 17 z'ukwa gatanu hari inama ya LGBT muri hotel itwa Nobeza Hotel iyo nama yarimo almost 300 people ndamubona naje ndamusuza ati niwe bite man bwira umuntu w'umushiti wacu duhuriye guhera cyane ati man wambareje Jihad ikintu tukiyunga bro yahise yirukanka barongera hamwe ati vayo twiyunge arirukanka Godfather yo ngewe ubuhamya natanga kuri icyo kintu nahuye n'umuntu bita Eric Semungu muri stade ndetse n'uwo mutinganye bita ngo ni Jihad Semungu anatera blague ujye ubyibuka Semungu muri yanagiye gustinga no mpira wa United Gasogi United na Rayon Sport Semungu anatera blague aravuga ngo Jihad wabonye gasuku cya Jihad kiramwihorera bro so ubyibuka Semungu ubyibuka ndibuka nyine ya urumva niyo mpamvu wati uriya mutinganye wafite umutima mubi bro
ariko Godfather ikibazo wari umubajije buriya umuntu uzi ko mufitanye ibintu bigeze aho ngaho ukaba uzi ko mugiye akana ko kagiye kujya kuvanga ibintu kagiye kujya kavanga ibintu ugiye koza ibiki wakagurya ziba wanjegera kagiye kujya kavanga ibintu bwabase nivanga iki se waretse nkivugiye urumva Godfather urumva umuntu nk'uyo muba mufise ibintu nk'ibyo mupfa iyo uzi ko mugiye guhurira ahantu hamwe Semuhungu ndamwumva yashatse amahoro kuko urumva still akakajya bitagaragaza uburyo Semuhungu ari ugomba gukora ingufu nyinshi ngaho mvugira ibyo ngira mvuge wakintaziwe vuga ibyo vuga womvora numva ibyo nari ngiye kuvuga bivuga wowe urimo urashaka kugaragaza ko Semuhungu agomba gushyiramo ifoti mu kwingingo mutinganye tuzabana n'abashaka bro ndavuze Semuhungu ko yakoze ikintu cyiza we yashaka amahoro kuko ni umuntu muzakomeza muguma muhurira mu bintu buri munsi kandi uzi umubona umutima wawe ukababara vomye kumubwira ati birangire wenda mureke kuba inshuti ariko kumubona ureke kuguma wumva babara ariko muribuka afata audio yiwe abantu Eric agarukanye n'agavarisi kamwe ngo Eric wazaga agaragiwe ngo n'aba bouncer 8 na za vewiti noza 3 zakoze convoy ariko ra muri Serena Hotel none agarukanye n'agavarisi kamwe namye ko varisi ijemo amafaranga bije amafaranga man cyabuze man ihorihoze kweri ubundi kwibaza yaba nari cyo cyatanu mfite ukuntu bari kwa bambuye abagore ariko sha urana rumwe ngashego n'akavarisi kamwe wazira umukene ukajya kurara muri Serena Hotel y'amadolari 450 ku ijoro rimwe shabuze kusetsa ntabwo ari mugenzi wanyu erega twakose ku bw'ababirigi ubundi akamubwira uzi ubwenge uzi icyahuye muri Amerika ku myaka 9 wari ubayeyo ntago ugaruka umeze nk'imbobo bangaye hano i Kigali bava muri Amerika mu gusubira tukabategera bangaye bajya muri baba muri Canada basubira tubategeye ni nose gorego Jihad nawe aba mutopu cyangwa aba mubaro ibyo nibyiwe ntaho nsakumenya man aze gasu nk'ibyo ntabwo nshaka kujya muri deep man nanababara nanarira babariro ndeke none se eri ibyo ngibyo kasuka biza ibya top na bottom ese ngo nayoroshye waba Mongolia no kuvumbura Mongolia sikabiyoberwa Jihad arahari tuende kazi kasuko ni bottom kasuko na bottom rero ingozo simona mutinganya wanyu yaje Godfather oui bonsoir mumpe iminota nk'ibiri yonyine mumfashe mu muting kabisa upo nyonyo karibu sinagombaga kuza hano kuko mfite ukuntu ntwara ibintu byanjye nuko nkora ibintu byanjye ama TikTok sinkunda no kuyakoresha Eric simfunga muri Amerika ibyo kwicara ukavuga ngo wavuye muri Amerika uri hano urarizwa se niki ufite agahinda kiki ndakubuka Jihad ukoreshe wowe cece nta kintu ngomba kuvugana nawe ndikurira Jihad nago nkuririye oya nago ngomba kuvugana nawe nago nkuririye bro icyo ndashaka kukubaza umva ngusubize wowe none urizwa wavuga ngo bivuge gutyo urarizwa n'imbo ndi mwana ubimenye ariko nabakuririye bro ariko nabakuririye naragufunze none naragufunze wanze wikimenya nabakuririye Jihad ntiyakuvugishije nkuvugisha se nkandi ndoburije kuvugana nawe ntayo none kuri mu buzima bwawe wabaye mu buzima bwawe nanjye nkaba mu bwanjye urarwana n'iki uri Kigali icara Kigali zikoti
asoni inkota guteze kakurujije ubuzima mubwira ahubwo nimba buri bari kurizwa n'iki ngo jihad ngo arabure ariko we ubwo dufa mukomeye erusyo mukomeye ngasiri ninde waririye jihad koko ninde wamuri ngo yanze go kuvugana nawe ubu nkushubije hano kugira ngo ntazagira ukuntu mbitindaho ndavugana nawe se turavugana uretse turavugana hano oya Godfa natsi iminota 2 mfasha nyikoresha reka bakuvugiremo reka undi nawe agenda avuga reka undi nawe avuge wagitinganya umva gatingana n'amabere wowe gusubiza wowe nturambona wait and see wowe uzambona semuhu baho mu buzima bwawe nanjye nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kakao nanjye ntacyo ufitanye nawe nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kakao ngaho nta ruhare nabigizemo kugira ngo ube warisanze i Kigali aho uri nawe ntagusetse ngo ntabwo ufungura imisumi inkweto zanjye ujya witara icara rero uberwe nayo urambaza iki sawa rero sawa urambaza iki ntuzongere kuntu ntuteze pe aho uri kwitaka itake ntacyo urarwana n'iki bwawe icara ahubwo icara Kigali Code Semuhungu Kigali tanyuse nza nkabamaze umwaka nibwo igiye kunyota none se urumva usetse oya ndi kuri komera mwagiye mureka isharisha nakubwiye ko nta ruhare nabigizemo kugira ngo wisange i Nyarugenge mwagiye mureka ishari mukana n'abandi mu mahoro nakubwiye ko nta ruhare n'abantu bose bari hano barabizi none se ko jihadi yo gutinganya bihunga nimujyana mu nama se mu kwazi jamane ku giti cye man ibyo nawe bisubize we urakoze cyane nge naje gusubiza ku bintu bitari kuvuga mfite ikibazo cy'abisaza Kigali n'ibiki byose ari kurwana n'iki wagumye mu ukora ikibazo wamekinze ngewe hari icyo ndi kurwana cyo karo wantumeye kuzuna live ngewe hari icyo ndi kurwana cyo kari uko bavuze kuri jari ngo wagasohoka ngo mwabanaga n'ibiki ngo nanze kuguha imbabazi ngo ndakureba nkiruka utiruka wa mugore we nangeje ni twahuye muri nuza mu inama ya Nobreza Hotel ngabaza Madoxi uyu muhungu dupfiki kuri 17 z'ukwa gatatu nango wiruka oya nango wiruka ubona umutima guciye umutima ntawo kurana nawe icyaha ni kibi gushakana nawe ninjye wakurije kontineri ngo wisange i Kigali ninjye wakurije kontineri ngo wisange i Kigali wibwira yuko usetse ni wowe usetse guma mu buzima bwawe nanjye ngume mu bwanjye ahubwo reka nkubwire ntuzongere kugira umuntu ntuma kuko reka nkubwire oya bagutumyeho undi azongera ndakwisabye uzaba uri hanze se ntuzongere ayo jya kuruguri ho rutoroheje ngwini Nyarugenge rutoroshye wakwiturishe uruguriho ko rutoroshye Godfather narinje gusubiza Eric kubera bari banyohereje ntuzenye ibyo bari kodinze hano sindi gusubizanya nawe wowe kasuku wowe huzambona Semunga azakugemurira Semunga azakugemurira nta kibazo kandi agira urukundo azi no guteka nta kibazo agira urukundo Semunga agira urukundo ibyo birahagije byihorere jiha reka tubishireho umucyo ibi bireka kantu tugashyiraho umucyo ibyuko aka kantu ntuza akoze statement Semuhungu yuko we na Kadete wo muri ntuza wo muri Sweden
ari mwe mwamugambaniye icyo ngicyo ni kimwe akavuga ati n'umutima wanjye uraremereye icyo ngicyo tugishyira iruhande ngo mwaramugambaniye umugambanira hehe ngo mwagambanira yarahari se ntabwo se mu yababeshye umugambanira he ngo mwamugiriye ishyamba kugira ngo ibyamubaye muri Amerika bimubeho ibyo niyo tubyirengagizaho Jiha nihe mpamvu se muhungu mwabayeho inshuti mwigeze kubaho inshuti mwigeze kuba abavandimwe mu bihe bya kera byagenze kugira ngo umuntu mwabayeho inshuti mukaba abavandimwe uyu munsi ashobora kugera i Kigali nawe uri kubyumvira bagutumaho intumwa akifuza ko nk'abantu bigeze kubaha inshuti nk'abantu barabavandimwe ku kibuga cy'indege nkubona mu bihe bya kera waravuga ati ngiye kwakira umuvandimwe wanjye tuba muri association imwe nani Jiha niki Eric Semungu yagukoreye udashobora gishobora gutuma muticara ngo muganire amasaha ngaho nyumvira bikanga ngaho nyumvira hari icyo yankoreye hari icyo namukoreye none ni ukubera icyo agusaba ngo mwicare ukanga ko mwicara ko byabaye umunyamahoro kandi bigaragara ko ari mwe mwamuhemukiye ariko Godfa icecekera kari mu ruro barasi cyane nta mahoro icecekera nakubwiye yuko ibyo byose aje kuvuga hano sijye wagize uruhare kugira ngo yisange i Kigali kandi no kubura i Kigali nawe ntusetse icyo kimenye Semungu azakugemurira barahura n'umuntu Semungu azakugemurira nicyo cyari kinzanye kuko iki cyo cyari kintangaje cyane icyo kintu urumva pede so ntabwo witeguye kwiyunga na Semuhungu niko pede Kasuku wowe nzakiyereka ariko se tujye tuvugisha ukuri Jihadi ararinda avuga ngo kuba nicaye Kigali sinsetse mfite imitungo ya hafi biliyoni y'amanyarwanda wamukire we kurayira kuri ntuzenya ngo abantu banze mfite intuze za miliyoni hafi 500 ubwo se akavuga ngo ntabwo nsetse gute urugendo rwa Dubai mitafata indege business class Kenya business class Uganda business class ubwo tuhuriye he nawe kugira ngo uri kuza kwiyasa ahangaha ngo abantu barakugambaniye twebwe turi Amerika njyewe nawe ndaririra i Kigali maze n'ukwezi kumwe meze neza boku Jiha reka ko nshaka kwitanga nkavuza mama wawe shaka ko bamwenga ararwaye ahise avaho atirukanka ngo ariko uribaza umuntu yicara ngo nango umuntu ngasetse cyaro cya Norvège ariko siko abantu basetsa we ariko siko abantu batanyarwanda mutagira n'isoni ubwo ari nge na Jihad horamagazwa kubera umunwa we wamunaniye ninde siwe nungu siniko nane hose ari gutrendinga kubera gusebanya ariko abantu bibagirwa vuba si uri gusebanya ariko twinjira mu buzima bw'abahanzi batandukanye n'abakina ba producer n'abakibose abatuka none ngo ngiye ngo kwandi cyicaye Kigali ngo nango nsetse akiyunze mwana mwakiyunze ko ubundi ibintu byo guswana nta kintu bimara ubwo nukuvuga ngo wowe uhise uyunduka umucamanza naho nciri ubanza ngaho nciri ubanza ngo difana naho nciri ubanza azabunze buri ngo abantu bavuga byakunda ko ngo uruganda rurimo umwanda nyese mwe mwumvana n'umwanda se mwakiyunze bikarangira ubundi murashwana mupfiki niko Godfa Gazu gira ikintu ubwira Godfa ndakubujije uru ruganda rusya kawunga uruganda rurimo umwanda none se mwe murabona atari imyanda mwana ariko ibi byana nabyo bigira nta kindi cy'urusura ni igikunguzi bro aguze ukuntu cyarize Godfa uzi ko mugira system yo kuriza abantu kira cyana mwatumye kizana amarira nk'ay'ingona tugaruke mu by'uyu munsi urakoze cyane Godfa urakoze okay so Semuhungu ikintu kimwe kigaragarira amaso ya rwose ubu turi kuvugana ntabwo ibi bintu ari ibintu byoroshye nk'uko turi kubitekereza
ariko si kitoroshye ni igiki nta cyoroshye kirimo. Numvaga iyo showbiz abantu bashobora kwesurana bakabyuka mu gitondo bakaganira, uretse naba cyangwa namwe na Dekati yicaranye na Yago kuri pani imwe baraganira ejo bundi. mani reka nkubwire Abantu bagomba kujya besurana, ariko icyo dupfana gikaruta icyo twapfa. Ni gute twisanze ushobora kugera i Kigali ukamara imyaka nk'iyi ngiyi mugenzi wawe mwahuye mugahuza umubiri, sorry, mugahuza urukundo, kuko yaje kukwakira i Kigali, ndabyibuka mu bihe byashize ariko Godfa Jihad ko nawe abaseka Semuhungu ngo yarafunzwe urugumba ko nawe umunsi yagiye bazabyina kadendera ahubwo se iriya njiji ntabwo yize gutuka ndera Philipita bakamufunga mani bikajya no kugena nkabura nkarwana nkandikira abantu bafite umucingo nizaba mufungure kubera gusebanya mani. Ariko uyu nguyu wagize ngo sibiye kumuvugira kuri munsi ya Garete mu nzererezi mani, navyewe ndarwana kifite igitaramo cyo giye muri Canada, cyo genda byibuka ndi muri hotel ibyo bintu ndamuvuganya nambwira abacana na mukome mugira ute mudufashe batamumana byagenze bite. ari gusebya Philip Tango gasaba ruswa nk'abana b'abakobwa kabasambanya n'ibiki kandi ari kumusebya. wumvise uwo ni we Jihad rero mu menero ya Philip ngo byaje kurangira bite. Philipita yeze abanyina amusemba aramubabare kubera ngewe mani, uzabaze Philipita ntiyababariye Jihad kubera ngewe mani. Icyo gihe mbiho ni muri Amerika na Philipita atari n'inshuti cyane ariko anziho nyine. Philipita ndagusabye ndakwinginze, baramufunze bro, barafunze Jihad yaramaze iyo cyumweru, nuko inkuru bageze iyo article bakayisiba ku gihe, baramufoto yambaye n'amapingu ariko ngenda ndamusabira imbabazi avamo ure mutima ndakumva, ariko ngewe niwe wirirwaga nshimikano. Jackie umuzanye ahangaha n'ibintu mbonye akoze sha akoze iki Jackie igihe Jihad rero arabaga ibyo yabaga ntabwo Eric se ntabwo muhereje gift, ariko se umuheje gift ariko mbivuze umuheje gift ariko mbivuze ntugateranya abantu man. oya wese nazo nguhana gutanga gift ni byazanje wa kigoryo. iyo ubona umuntu arimo arababaza ndukamuha gift bira ntago bikwiye. Oya nawe genda gaciye mukasira kugonganisha abantu kugeza umva agiye mvuga Jihad mu kanwa kawe. Ibyo ngiye mu bireke nta kibazo mani. Nese urumva ikibazo cyari iki gift nta kibazo wewe buri ngo nge nta munyangire mani urambaza iki gift nta kibazo ngira gift nta kibazo umuntu yabaye ahubwo ari bagihere gift buri ngo wi iyo mikino ntago nyikunda urabizi. Iye mikino urabizi uruganda rurimo umwanda. gift oya reka nkubwire gift utage abantu bari mu kibazo niwe dusiga hano hejuru. Ibintu birakomeye. So banyarwandakazi ngira ngo uruva umujinya w'umurandura nzuzi Eric nta kintu waba warakoreye Jihad kimubabaza ataravuga, aricyo gituma yagukoreye ibyo yagukoreye. ngewe nuko ndamukatinze off ubwo 2010 ubwo nyine yajyaga nko muri charity event yo gufasha abantu, none nyuma akava yakora ko ashaka gutwika akava agatukana agasebya abantu. Icyo gihe kera yarega bintu abamazemo igihe none batse abantu bazajya babona twagiye gufasha ahantu abantu babona umuntu waruhagarariye anuza yanjye niwe uri gutukana bigende gute bimuhuza rimwe kabiri gatatu, kandi iyo yaramaze gufungwa yarabonye hisomo yanga kumva namwe yatiro nitandukanyije nawe. Rero nibwo yarakaye nyuma za kwifatanya na Cadette aribwo so nukuvuga ngo wirukanye Jihad mu kazi. Exactly. Umwirukanye ajya kwifatanya nari Cadette Kibaru. Okay. Now byavuye kwa kurundi rwango rwavuye wumva twahise duswana gutyo just like that kada. So niba mbyumvishe neza ahangaha niho amakimbirane yavuye. Ngira ngo nabonye
njye namuzaga gutukana mani kuko njyewe sinjya no ku muntu utanyinjiye cyangwa se utanyinjiriye cyane mu buzima. So ubwo rero uriya mutipe yajyaga ngo ni ugutwiga agatukana abantu agatuka ngo bashatse ngo ni udukecuru rega nubwo bageze bakaba inshuti z'ukuntu yamusebyaga muri za piripiri mani agasebya abantu akamutuka nka batse ari gutwara Shadubye nawe Shadubye ari inshuti yanjye ari gutuka uriya muntu kandi ejo bazabona yagiye gufasha bizitwa gute nkambwira nkamwe ati mani ngo wabonye isomo byo wakoze Philipita bari bakumanuye warekeye uri mu biti Philipita mani niyumve nyine aza kwivumbura turi muri groupe yanjye yivumbura ko ari umuntu twari twashyizeho witwaga Migambi John Madden Rwanda wari umuhaga wayisagarariye Migambi uretse gato Migambi aza kwivumbura ngo ko Migambi twamugize umuyobozi wa groupe arangije nyine avamo tutangira gutyo nyine atakitaba kandi noneho icyo gihe naramuhuje n'abadamu muri Belgique za Sweden za yose bamufasha bamugira ute kubera njyewe rega no kumenyekana si njyewe jari njye wamufungura email za 2010 njye wamufungura Facebook muri za 2012 gutyo njye wamugejeje kuri social media mu magambo make neza nimero ya Mugambi urafite nimero ya Migambi ushakira ikize Migambi ndayifite uyu Mugambi muramwibuka Migambi namubwiye ko ari umutinganyaga kubyemera nanga ari umutinganya man noze yanjye yari abatinganya yafashaga abantu so nibi ako nawe wayimpaye nimero nango ibyo nanga ari byiza nayo ngo haye mbari ibyo ngibyo man ese abantu babaga muri best family forever yo gufasha barabatinganya cyangwa harimo abantu abamama n'abapapa n'urubyiruko n'abakiboza okay ese yo gufasha abatinganya cyangwa gufasha umuntu wese uguranye avuga ko ababaye okay ntabwo nari ngo niyo kwihuriza muri Migambi nanga ari umutinganya Migambi General Madden Rwanda nanga ari umutinganya ndamuza ariko namukoreye n'ubukwe by the way yashatse umugore noze yacera mutwerereye kabisa byari bukwe bwiza okay ubwo ntabwo ari umutinganya ngaho mpa nimero urakoze kandi unabishaka rwanda na Rwanda pass y'umwana bita ntuza selfa nawe burani sawa mpa nimero reka bambe nimero ya Migambi reka hagomba kubiperereza reka nagushaka gutanga amakuru adafite iperereza utakoze iperereza ngo umenye imva n'imvano y'ibyo bintu none ntimumenya ko Semuhungu yirukanye Jihad aricyo bapfuye yamwirukanye mukaza mwirukana muri Amerika ndapfuye ariko se nawe mbwira wabana gute n'umuntu mana utukana yani magambo wirukanye Jihad mu kazi akwirukanisha muri Amerika afatanyije na Kadete ariko hano ngiye mbayeho neza kuruta na Amerika ariko nyine nicyo gisobanuro nicyo bivuze niba nkumvishe neza you guys you crazy Philipita ibintu yabihamya byibiki yuko bafunze noza muhamagare uzi ko setsa man ntatabwira karita ringe wasabiye ura mu tipe imbabazi ungaye sinzi impamvu rero Philipita natabwira karinge wasabiye Jihad imbabazi amaze cyumweru bagiye kumumanura ungaye kandi nkanabyo kamugira ibanga cyese ifoto bamufotoye bakayishyira ku gihe ndetse nyuma bakaza kubisa akoze ko setsa ntabwo biba ariko twari tubizi Semuhungu ibiki ko Semuhungu ari wenyine ko batari kukuvugiramo wagaruka tukamara amazimwe wazize kwirukanwa Semuhungu arakwirukana mu kazi umwirukana murame ndapfuye niba ibyo twumvisha ari byo nikanzemo niba tuje gusanga ko ari wowe wamwirukanye mbere yuko ariko aka kantu ni danje wamwirukanye mu kuyobora abantu cyangwa ishyirahamwe ryawe yisunga umwanzi wawe Kadete muri Sweden bakwirukanisha muri Amerika none kumbe yari we mugisha wanjye wo gukora mu Rwanda bimeze neza ubuzima bumeze neza ubu iyi si concept nshyashya mufite umwanya maze umwaka no kwezi kumwe mu Kigali nageze hano ku tariki ya 1 kwa 5 2024 ubu turi almost mu kwa 6 ni tariki 10 na zingahe
man ngewe uzonganya umeze neza urumva bamamagaje kuri RIB urumva bamamagaje muri iki barari igihe batabahamagaza ino kwamagaje muri RIB kubera iki discipline bwabo gutukana kugira ute gushirika isoni none ubwonko uri mu mazi abira ninde sibo Eric oya tujye tuvugisha ukuri tujye tuvugisha ukuri niba nta yindi mpamvu iyi ngiyi aba basore babiri akaba oya uravuze ngo uraho muri Sweden ni umukobwa akaba aribo bakoze umusore nawe se transgender yifite igitsina cy'abahungu bakwita iki uyu mugabo uri muri Sweden wafatanyije na Jihad uri mu Rwanda bakakugira ishyamba ibi bintu baba bafite imbaraga zirenze utekereza ko bafite ngo ngarabizi muzane mingo nyawe ngo byacarabizi ngo mumwemerere ngabishyira hanze muzana bivuge uravuga nde Nyamesi nguko navuze Eric ibyanyu ndabizi munyemerere fata ijambo tubwire kuri ibintu byase muhungu Eseri ndakumva ndabizi neza ko kuva muri leta zunze ubumwe za Amerika kwawe hari abantu babigizemo uruhare ibyo uvuga ni ukuri ibyo uvuga ni ukuri 100% ngiye nabumva nese we bitubagambanye kano kanya man ibintu ngiye nago narindi kuri live ngo mbirebe ariko ibyo uvuga nuko ibyo wowe ibyatumye uva muri leta zunze ubumwe za Amerika hari inshuti zawe mwabanye zabigizemo uruhare yego kandi abo bantu bose babagiriye neza bose abenshi n'abinjiye muri biboro byabo bazaga bakwisunze kubera ko ari we wabyemeraga inkuru y'ivimuzi kandi ariko kubwira mani nese kumuca mu magambo ariko kubwira ntaho ari kubyumva ma rero hari igihe abantu babona yuko kuki abantu batamenya yuko abantu bajye banashyira n'ubwenge n'ibintu banabitekereza guys mutapinge screen kugira ngo live itaza kuvaho iyo umuntu bamuripotinze cyambere baranamuzana sibyo ari kandi nta n'ikintu cyawe bimwe bakanabiteza cyamunani nta kintu cyabigize bateza cyamunani uretse la deportation yari kuvuga ku reportinga ari kuvuga deporting okay yo yise reporting ya ubundi yego yundi yo kuzanye ibintu byawe bisigariye cyangwa bikagira uko nawe access ubifite Eric wowe ujya zambaye n'amapimo bagutanga kuri airport zero tuzarebe Prince Kid ne bamuzana i Kigali bivuga ntango bizishe nyine ni kwipingo bagwerekanya kuri airport kwipingo kandi Eric yuza ko wenda yuza no ko warakoze ibyaha bya danje uba waranaje ukaba wajya no gufungirwa imageragere aba bantu rero Eric reka mukosore ibya urabanza bagufungira imyaka imbari 25 cyangwa 30 cyangwa 15 ukabanza ukayirangiza barangiza bakura muri prison bagushyira no muri immigration proceedings yo kucyura kugira ngo umve ko nta mikino iba muri Amerika urangiza ibyo muri criminal case ukaza muri immigration urangije igihano cyawe sentence yawe ntabwo kuvuga ngo ugenda urangiriza iwanyu igifungo byose bibaho ariko Godfather ntabwo bibaho we Eri wazemereye umuntu witwa Godfather cyangwa Godfather agashaka umukobwa witwa Erika